Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Bright TV Rwanda. Nkuko mubimenyereye tumaze iminsi turi kubagezaho story yitwa Igitambo cy'Urukundo. Muri episode yabanje twasize Max na Nobo bagiye guhereza Japhet akazi. Twasize Japhet ariko babaza ubwoko bw'akazi bagiye kumuha. Twakomeje n'inkuru yacu Igitambo cy'Urukundo episode ya 17. Max yahise abwira Japhet ati wowe vuga niba ushaka akazi naho ibyo dukora byo uzabimenya nyuma nicyo dushaka kuguha uzabimenyeshwa. Japhet yahise ababaza ati bro ako kazi se kazakorerwa he? Gusa yobaje bisa nkaho akazi yakemeye nubwo bari banze kumubwira ubwoko bw'akazi bagiye kumuha. Max yahise amusubiza ati Japhet urabanza ugakorera hano mu kigo gusa bizaba ari mu buryo bw'igeragezwa. Japhet yahise amusubiza ati ariko ubundi bro mwanyizeye mukimbona niba nta kibazo mwambwiye ubwoko bw'akazi ngiye gukora. Max yahise amusubije ati Japhet ni utuntu tuzajya tuguha ukatuducururiza mu banyeshuri hano mu kigo ntabwo bizakugora. Japhet ahita amubaza ati ubwo utwo tuntu ni uduki Max? Nobo yahise amubwira ati ariko si undi Max bamubwije ukuri ko aramutse atuvuyemo yazisanga mu mva. Max ahita avuga ati kabisa Japhet uzajya uducururiza kokayine hano mu kigo n'ibindi bidoroge byose tuzajya tukubonera uzajya ubicuruza. Japhet ahise yikanga cyane atavuga ati Yesu we uzi ko munteye ubwoba, ibyo bintu ntago nigeze mbikora na rimwe habe n'umunsi n'umwe nigeze mbikora mu buzima bwanjye, ubwo murumva ibyo bintu nzabishobora? Max ahita amusubiza ati umva habera akadage none isa akazi kose ubona abantu bakora nabo baba bafite umunsi wa mbere bagatangiriyeho, ntukitwaze ngo ntabwo uragakora na rimwe, iki nicyo gihe cyawe cyo kuba ugiye kugatangira, kuko muri iyi si nta kitagira intangiriro n'iherezo, buri kintu cyose ubona umuntu akoze aba afite igihe aba yaragitangiriye, nk'uko uzaba ufite umunsi watangiyeho umunsi utazi niko uzahagarika aka kazi. Yewe kandi icyo gihe uzahagarika kubw'impamvu runaka tutamenye, keretse Imana yonyine ibasha kureba ahazaza niyo ishobora kumenya igihe uzarangiriza. Japhet yahise abaza Max ati burya nawe Max wizera Imana? Yari atunguwe cyane yumvise avuzemo Imana kandi akazi ariko yumva nta bintu by'Imana bibamo. Nobo yahise aseka cyane itavuga ati none se Japhet wabonaga Max asa n'umuntu utazi kiliziya uko isa? Ngo yarashatse kumubaza nimba atazi kiliziya uko isa imbere, bivuze ngo nyine ashatse kumubaza nimba abona atari umuntu ujya mu kiliziya ngo ajye gusenga. Max ahita avuga ati ntumwumva se mwana Nobo anyise umupagani mwana. Japhet yahise abwira Max ati ariko mwana Max Nobo arambeshyeye kabisa, arashaka kuduteranya kandi turi amaniga. Bose bahise baseka kuko nta kaburage bari banyujijeho. Max yahise abwira Japhet ati Japhet rero ndabona amasaha yagiye, reka tuve mu bya burage, uremera job cyangwa ntayo wemera? Japhet yatangiye gutekereza aho yavuye uko abayeho uburyo Kesa amufashe, ariko nanone yibuka ko abona buri kimwe cyose ari uko Kesa amuhaye amafaranga. Mu mutima ati Kesi aka kazi ngiye kugakora
ndabizi si keza ariko nzagakora nshyizemo ubwenge bwinshi bwanjye bwose, nta kizangusha mu mutego, kandi wihangane ngiye kukakira, gusa yaba we na Keza nta muntu n'umwe nzigera mbibwira ko ngakora. Kandi umuhanga yaravuze ngo ushaka akazi keza abanza gukora akabi. Kesi nawe Keza mwamfashije muri byinshi, gusa kuri iyi nshuro reka nanjye mbe umugabo bwarimo ngira icyo nikorera. Gusa ibi byose Japhet yabyivugishaga mu mutima, nta muntu n'umwe arasubiza, yewe ba Max yaratarabahereza igisubizo. Max yahise abaza Japhet ati ese Japhet ko mbona nta kintu tubwira, ahubwo nkaba mbona uri mu ntekerezo nyinshi, uremera akazi cyangwa ntako wemera? Nabo yahise amubwira ati natubwire kabisa, dore bari abasista baranadutegereje tugende gutera story nabo. Japhet yahise atuza hashize nk'amasegonda 30, ahita ababwira ati akazi ndakemeye. Max yahise amubwira ati ntiwumva ahubwo ko uri umuntu w'umugabo, ahubwo iyo tugufata urya munsi twakubonye ubu umaze kuba umuntu wacu kandi waramenyereye n'akazi. Nabo yahise abwira Max ati ariko Max ntukiyemere, cyagiye Japhet wari bumufate ukamujyanayo ko boss yari yanze ko tumujyana. Japhet yahise ababwira ati ariko bavandi ko numva munzi, mwambwiye aho munzi, ko nzi ko muri uyu mujyi nta bandi bantu tuziranye, n'ubundi VIP zanyu. Max yahise amubwira ati Japhet ayo ni amabanga y'akazi, wowe banza utwereke ko uri umwizerwa mu kazi, ibindi byose uzabimenya uburyo tukuzi. Japhet yahise ababwira ati sawa ntaribi, noneho bro, when time comes you will tell me all about me. Max yahise amubwira ati just wait, ahubwo Japhet twari twibagiye kukwakira nk'umuntu ubaye umwe muri twe. Ubwo bahise bakira Japhet, Nobo na Max bose bafatana ibiganza, icya Max hasi Japhet hagati, Nobo hejuru. Babwira Japhet ati Japhet utangiye urugendo rurerure, ntukatugambanire kandi umenye ko nta gusubira inyuma. Iyo utangiye akazi kacu biba birangiye, urakora mpaka nawe ubaye umuntu ukomeye kurusha na ba boss bawe, niyo ntego ya benshi muri aka kazi. Kandi Japhet umenye ko muri aka kazi iyo ufashwe nk'umugambanyi nta kindi gihano uretse kwicwa. Japhet barabasubije ati byose ndabyumva. Nobese amubwira ati Japhet nk'umuntu wacu hari inama nakugira izagufasha muri aka kazi, gusa tubibwira umuntu wacu gusa. Japhet yahise amubaza iyihe nama se ubwo? Nobese amubwira ati
niba ushaka kuzakora aka kazi neza nta muntu n'umwe ugukeka, ntuzigere unywa droge n'imwe, wowe uzazicuruze gusa utanywaho, kuko niba ibeshya ukanywaho byinshi bizakuzambana. Kandi wowe ndabona ugaragara nk'umwana warezwe neza. Rero nkugiriye inama, don't take any drug, even one drop of drug. Do you get me? Jafet ati yes I get you. Kandi ngushimiye iyo nama ungiriye, ndumva ari inyamibwa. Max yahise amubwira ati sawa rero Jafe, reka tugende, ibindi ni kuri phone. Ubwo bahise bagenda basanga ba Jori na ba Keza. Reka tuve hariya tugaruka kuri police station. Afande, harya Derek, uriya musore wafashe urahamya ko acuruza droge hamwe na ba Saint Ocean? Saint Ocean ni izina ry'ibyihebe by'isi bicuruza ibiyobyabwenge bikorera mu nyanja. Derek yahise asubiza afande ati ego ndabihamya kuko hari umuntu wampaye amakuru neza. Muri bo mfitemo maneko gusa ntabyo bazi. Gusa iyo maneko yanjye yambwiye ko nabo batabazi ba bosi babo. Afande yasabwira Derek ati none se Derek, niba iyo maneko ya uyu musore twafashe maneko yafashe aradufasha iki? Derek aramusubiza ati afande, yambwiye ko uriya musore azi byose na ba bosi babo. Afande ahita amubwira ati ahubwo ndumva uriya musore twafashe ari ingenzi, mumucunge neza adacika. Reka tuve hano, hari umugabo ufite phone tutazi, gusa ubona areba nabi byatari. Yafashe phone ye ahamagara izina handitseho boss. Ubwo uwo musore yahamagaye yahise amwitaba. Aramubaza ati Devo, kumpamagaye urambaza iki? Kumbe wa mugabo yitwa Devo, umwe twabonye ufashe phone. Devo ahita abwira umugabo ahamagaye ati boss, turi mu byago. Bivuze ngo Devo yarahamagaye boss we. Boss we ahita amubwira ati ibihe byago se Devo? Devo aramubwira ati wa musore wacu ucuruza urumogi akanaruranguza mu mujyi, polisi yamufasha. Boss ahita yikanga arangije atamubwira ati ntibishoboka, uriya musore wacu uburyo yakoraga akazi neza ni gute bamufata? Devo ahita amubwira ati boss, natwe byatuyoboye, gusa uburyo bamufashe acyambuka amazi agifite na droge zose bisa nkaho hari umuntu yagambanye. Boss ahita amubwira ati urakeka se ko aho mu ruganda rwacu dufitemo umugambanyi? Devo ahita amubwira ati yego rwose. Boss ahita amubwira ati ibyo uwo musore wacu yafashwe uri muri polisi, ushobora kuvuga amazina yacu ngiye kubikemura, gusa uze guhamagara Max umubwire ashake uwo mugambanyi barimo. Wumvishe Devo? Devo ati yes boss. Boss ahita amubwira ati ariko se ubundi Max cyangwa Nobo bagiye ngo baze bite kuri ibyo bibazo byose biri aho? Devo ahita ababwira ati bose bashobora kuba bagiye mu bya business zo muri ya kaminuza. Boss ahita avuga ati niba bagiye hariya naho ni sawa, kuko iriya university yinjiza amafaranga menshi muri no company yacu. Reka tugaruke kuri police station. Hari undi mukobwa uhari tubonye ubwa mbere, yari yicaye muri office. Namba itariho izina nibwo yahise imuhamagara. Uwo muntu umuhamagaye yahise amubwira ati oruga, aho kuri polisi bafashe umusore wanjye, kandi ndakeka ko ari buze
kutuvuga rero ndashaka ugira uko bigenza nk'umuntu wanjye kandi mpemba menshi. Oruga yahise avuga ati yes boss, ndaje ndebe uko mbikemura. Ubwo uwo mupolisi yitwa Oruga yahise ahaguruka, tubona aragiye gusa ntituzi aho agiye. Reka tugaruke kuri Afande na Derek barimo baganira. Afande yahise abwira Derek ati Derek, igihe bariya abagabo bahereye badutesha umutwe tutabizi twaranabayobewe, noneho ukoze akazi kawe neza, uyu munsi ugiye kubereka Afande wawe. Ubwo niwe yivugaga. Derek atamusubiza ati gusa Afande, nanjye singiye kukubeshya, mfite amatsiko yo kumenya aba bagabo bihishe inyuma y'ibi byose bibera muri uyu mujyi. Buri cyaha cyose kiba bagifitemo uruhare, kandi wasanga dusanzwe tunabaza Afande. Afande yahise amubwira ati ntawamenya, ahubwo genda utangire kubaza uriya musore, atubwire abo bakorana n'abo bakeka buri kimwe cyose. Ndakeka yamaze no kumenyera uburoko, kandi Derek ukoresha uburyo bwose bubaho kugira avuge. Derek yahise abwira Afande ati Afande, ibyo we bimbwiriza, ndaje mwemeze mpaka avuze. Ubwo Derek yagiye agana aho yafungiye wa musore ngo atangire amukoreshe interrogation. Ubwo Derek akigerayo akinjira, mu gihe agifungura umuryango yabaye nko kubiswe n'inkuba, agahinda karamwica kubera ibyo yari abonye. Ese Derek bigenze ute? Icyo abonye tuzabimenya muri episode izakurikira, ntimuzayicikwe. Ese noneho Derek n'icyo abonye aho bari bafungiye uyu munyabyaha bari bafashe. Japhet we amaze gufata akazi. Ese kariya akazi ke kazamuhira? Ntimuzacikwe na episode izakurikira. Turabakunda cyane, kandi niba ukunze inkuru yacu ujye ubyandika muri comment, naho ntari ikibazo ubitubwire. Ntimwibagire gukanda iryo jambo subscribe riri iruhande rw'iburyo. Murakoze cyane.